ndabashuje mwese mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, kandi ndabararikira muri uyu mwanya kugira ngo dusangire ijambo ry'Imana muri kumwe na Pastor Claude Bimenyimana. Mbere yuko rero dusoma ijambo ry'Imana, turasenga kugira ngo Imana ibane natwe. Mana Data wa twese uri mu ijuru, turagushimira kuko waduhaye igihe cyiza cyo kumva ijambo ryawe, kandi ijambo ryawe ni ryiza, rifasha imitima y'abagukunda kugira ngo barusheho kukwegera no kukwizera. Sabiye umuntu wese ugiye kumva ubutumwa bwiza kugira ngo umwubake kandi imbaraga zawe zibane nawe, byambaje mu izina rya Yesu, amen. Tugiye kuganira rero ijambo ry'Imana tubona mu rwandiko rw'Abakolosayi, igice cyaho ni igice cya kabiri, turahera ku murongo waho wa 6. Abakolosayi igice cya kabiri duhereye ku murongo waho wa 6, hari amagambo avuga ngo, nuko rero nk'uko mwakiriye Kristo Yesu umwami wacu, aba ariko mugendera muri we, mushoreye imizi muri we, kandi mwubatswe muri we, mukomejwe no kwizera nk'uko mwigishijwe, mufite ishimwe ryinshi risesekaye. Mwirinde hatagira umuntu ubanyagisha ubwenge bw'abantu n'ibihendo by'ubusa bikurikiza imihango y'abantu, iyo bahawe na ba sekuruza ho karande, kandi bigakurikiza imigenzereze ya mbere y'iby'isi, bidakurikiza Kristo. Turasoma nanone mu rwandiko rwa mbere rwandikiwe Abakorinto, igice cyaho cya 16, umurongo wa 13 n'uwa 14. Hari amagambo avuga ngo, mube maso, mukomerere mu byo mwizeye, mube abagabo nyabagabo, mwikomeze. Ibyo mukora byose mubikorane urukundo. Amen. Muri aya magambo dusomye cyangwa se tugiye kuganira, turaganira ku ntego ivuga ngo gukomera mu byo kwizera, cyangwa se gukomerera mu kwizera. Kwizera ni ingenzi mu buzima bw'umukristo. Umukristo abasabwa kwizera Imana, kubera ko mu Baheburayo, iyo usomye ijambo ry'Imana mu Baheburayo igice cya 11 umurongo waho wa 6, haravuga ngo, ariko utizera ntibishoboka ko ayinezeza, kuko uwegera Imana akwiriye kwizera kiriho ikagororera abayishaka. Imana ishaka ko umuntu ayizera. Kwizera Bibiliya iravuga mu Baheburayo nanone 11 umurongo wa 1, haravuga ngo nukumenya, kwizera no kumenya udashidikanya ibyiringirwa ko bitazabura kubaho, cyangwa se ko bitazaba, ukaba udashidikanya umutima wawe wumva ko ibyo wiringira byanze bikunze bizaba. Hakavuga ngo, kandi niko kuduhamiriza ibyo tutareba kari ukuri. Umurongo ukurikiraho uravuga ngo, abakera, iyo bavuze abakera ni intwari zo kwizera, ni abantu babayeho bizera Imana. Bibiliya uriya mwanditsi w'Abaheburayo aravuga ngo, abakera icyatumye bahamwa neza nuko bari bafite uko kwizera. Kwizera rero ni ukumenya udashidikanya, ni ukumenya mu mutima wawe ugakuramo gushidikanya. Rero uku kwizera umuntu asabwa kugukomereramo. Ndagira ngo turebe ibyiciro by'abantu baba mu itorero, baba mu nsengero, turebe ibyiciro byo kwizera baba bafite. Iyo usomye Bibiliya, ijambo ry'Imana, tubona ko habaho abana mu kwizera, abantu b'abana mu kwizera. Mu rwandiko Pawulo yandikiye Abikorinto rwa mbere ibice 3, yandikira itorero ry'Ikorinto, yaravuze ngo, ntabwo ubwo nabandikiraga sinashoboye kuvugana namwe nk'uvugana n'abantu bakuze, n'abantu bakomeye, ahubwo naganiriye namwe nk'uganira n'abana b'impinja, abana muri Kristo, abana b'impinja. Aba Bakorinto muri biriya bice 3 biratwereka ko habaho abana barangwa n'iki? Kenshi umwana arangwa no kutaguma mu byo yemera. Mu by'ukuri nta kwemera bafite, nta kwizera bafite. Umwana ni umuntu ushobora kujya hirya no hino bitewe n'ibyo ahuye nabyo. Ni umuntu uhungabana, ni umuntu urizwa n'ubusa, ni umuntu ubabazwa n'utuntu twose, ni umuntu muri make abakiri umwana. Abana nta wajya gusobanura ibyo ubwana. No mu nzira y'Imana umuntu ashobora kuba umwana mu byo kwizera. Uru rwandiko twasomye rwandikiwe Abakolosayi, umwanditsi warwo ni intumwa Pawulo. Pawulo yandika runo rwandiko yandikiraga itorero ry'Ikolosayi. Bavuga ko iri torero ry'Ikolosayi ryabwirijwe ubutumwa bwiza n'abantu bari barumvise ubutumwa bwiza buturutse ku butumwa Pawulo yabwirizaga muri Efeso. Pawulo yamaze muri Efeso imyaka 3.
Bibiliya itwereka ko rero abantu bavuye muri Efeso barimo uwitwa Epafra cyangwa se Epafrodito n'umudiyakoni w'i Kolosayi, nibo bajyanye ubutumwa bwiza, i Kolosayi. Itorero riravuka rero ry'i Kolosayi, bavuga ko ari ibirometero 160 uvuye muri Efeso. Rimaze kuvuka rihabwa agakiza, abantu barakizwa, ariko baza guhura n'inyigisho twabibonye muri uriya murongo twasomye. Bahuye n'inyigisho zishaka kubayobya, zirimo ibintu by'imihango y'imico abantu bari barahawe ab'icyo gihe. Noneho uwitwa Epafrodito, kugira ngo nawe ashobore gusubiza ibibazo byari biri i Kolosayi biramunanira, atumaho cyangwa se ajya kureba Pawulo, amubwira ibibazo itorero rifite. Abandikira rero bwe ati mukomerere mu byo kwizera. Arabandikira ati mukomerere mu kwizera, mushinga imizi mu kwizera, nimurangiza mukomere. Bigaragara ko rero bari abana bari bahuye n'inyigisho zirabagora. Urwandiko Paulo yandikiye Abefeso mu bice 4 umurongo wa 11 yagaragaje ko Imana yashyize impano mu itorero kugira ngo itorero rya Kristo ryubakwe kandi rikomere. Iki rero ni icyiciro cy'abana mu kwizera bashobora kuba babirimo none, ariko ejo bakaba babivamo. Bisaba kuba hafi no guhora ubaganiriza, no guhora ubigisha, uhora ubabwira ngo ibi si byo, ukwizera nuku, nimugendere muri uku kwizera. Kwizera rero ni ngombwa mu buzima bw'umukristo. Icya kabiri, abandi bantu kindi cyiciro tubona ni icyiciro cy'abantu batakuze mu kwizera. Bibiliya ibita ingwingiri cyangwa se abantu bagwingiye. Nusoma mu rwandiko wandikiye Abaheburayo yanditse, yagaragaje ko ari abantu baba barumvise ubutumwa bwiza, ariko bakaba bashobora kuba babivamo igihe icyo ari cyo cyose, babivamo. Mu bice 2 by'Abaheburayo aravuga ngo bene data, ngo nicyo gituma mukwiriye kwita ku byo mwumvise kugira ngo mudatembanwa mukabivamo. Ni abantu bashobora gutembanwa igihe icyo ari cyo cyose bakabivamo. Mu bice 5 uhereye ku murongo wa 11 ababwira ko igihe bamaze biga, igihe bamaze bumva, batigeze bakura ngo bagere ku rugero rukwiriye. Ndetse mu bice 6 aravuga ngo mukwiriye kuva mu bya mbere mukagera aho mutunganirizwa rwose, kugira ngo mudakomeza kuramizwa inyigisho z'abana, ahubwo mugahabwa inyigisho zikomeye. Icyiciro cya 3 rero nicyo nshaka ko tuganiraho, cy'abafite kwizera gukomeye. Iki gice cy'Abaheburayo cya 11 kivuga ko ari intwari zo kwizera. Ni abantu bari bafite kwizera gukomeye, baciye muri iyi si kandi bafite kwizera kwanyeganyije isi. Bavugamo abantu benshi, bahera ku bantu benshi babayeho muri Bibiliya. Bavugamo Aburahamu, bavugamo ba Enoki, bavugamo ba Eliya, bavugamo ba Mose, bavugamo ba Dawidi, bavugamo ba Danieli, bavugamo ba Gideyoni, n'abantu benshi. Ni intwari zo kwizera. Ndetse uyu mwanditsi yaravuze ngo bapfuye bakizera, ngo bakabona ibyo bizeraga, ngo bakabibona bakabyishimira, ngo bakavuga ko ari abashyitsi n'abimukira mu isi. Reka tuvuge abantu nka babiri, turebe kuri Dawidi. Dawidi ni umwe mu bari bafite kwizera gukomeye, kandi uku kwizera kwakoze imirimo muri we ikomeye cyane. Ubuzima bwe bwose bwabaye ubuzima bw'amateka meza, bitewe n'uko yari afite kwizera gukomeye muri we. Yari akomereye mu kwizera, yari afite kwizera gukomeye. Dawidi yagaragaye cyane mu bice 16 by'igitabo cya mbere cya Samweli, igihe uwitwa Samweli amusukaho amavuta. Amaze kumusukaho amavuta, yakomeje imirimo yari asanzwe akora yo kuragira intama. Igihe cyarageze rero Abisirayeli bajya ku rugamba. Bibiliya ibitubwira mu bice 17 by'igitabo cya mbere cya Samweli, bamara iminsi 40 barwana n'uwitwa Goliyati. Bararwanye, hari haratabaye abagabo bose muri Isirayeli, bose baratabaye, bagiye kurwana n'umwanzi wa Isirayeli. Ngo mu ruhande rw'umwanzi wari wayoboye yitwaga Goliyati. Ngo Goliyati yahoraga abasatira umunsi ku wundi, kandi ngo akabasuzugura, akabavugaho amagambo mabi yo kubaca intege. Habura umuntu n'umwe ushobora guhangana n'uriya mugabo witwa Goliyati. Goliyati ngo akababwira ngo ndabasuzuguye ingabo za Isirayeli, ndabasuzuguye mwese, nimwishakemo umuntu w'umuhanga w'umusirikare ukomeye aze turwane. Nadutsinda tuzaba abagaragu banyu tubakorera, ariko nimutsinda namwe muzadukorera. Ngo habura n'umwe, ngo bamubona bakagira ubwoba, ndetse ngo na Sawuli akagira ubwoba. Bibiliya itubwira ko Yesaya yabwiye Dawidi, aramubwira ngo jya ku rugamba urebe amakuru ya bene so, urebe uko bamerewe. Bibiliya itubwira ko ahageze
ngo yasanze bafite ikibazo, ngo akigera aho ngaho mu rugerero cyangwa se mu birindiro aho bari bari, ngo agiye kubona Goliyati yongeye aravumbutse, araje arabatuka. Dawidi arabaza ati se nuko nguko mubayeho, nuko nguko ubuzima murimo, twari tuzi ko murimo mu Rwanda, twari tuzi ko muhatubereye, none mumeze gutya. Baramubwira bati ceceka, ndetse bakuru bagerageza kumuca intege, baravuga ati turakuzi, ceceka hano, ubwo bwibone bwawe ntabwo bukora habe. Dawidi ngo yumva Goliyati aratukanye, ngatuka Imana, atuka ingabo za Isirayeli, aravuga ngo ndabasuzuguye, ngahita avuga ngo ninde, nta muntu wakuraho igitutsi kuri uyu mwanzi wa Isirayeli, uwakwica uyu Mufilisitiya agakura igitutsi kuri Isirayeli, bazamugorora iki? Baramubwira bati rero umwami yavuze ko azamushyingira n'umukobwa we, azamuha n'ingorano nyinshi. Bamubwira ingorano nyinshi. Dawidi ngo aragenda aravuga ati nimunshyire Sawuli, hanyuma ngende njye kurwana n'uriya Mufilisitiya. Ngo bamujyanira Sawuli aramuganiriza, atangira no guca intege Dawidi, kuko Sawuli nawe ntiyari afite kwizera ko gutsinda Goliyati, nubwo yari umuntu ukomeye umaze igihe muri iriya mirimo, ariko ntabwo yari afite kwizera gukomeye. Naratangaye, umuntu ashobora kuba ari n'umuntu utasanzwe azwi amenyerewe, ariko Imana ikamugira umuntu usanzwe mu buryo bukomeye. Dawidi abwira Sawuli, ngo Sawuli yari yamubwiye ati rero we ntabwo umenyereye intambara, ntabwo uriya muntu wamushobora, we intambara yazivukiyemo, azi kurwana, ntabwo wamushobora. Dawidi aramubwira ngo mugaragu wawe naragiraga inama. Abantu bakomeye mu kwizera ikintu kibaranga, barangwa n'ubuhamya, baba bafite ubuhamya bw'ibyo bagiye bacamo. Iyo uciye mu bihe bikomeye, burya kenshi bigenda bikuremera kwizera Imana mu buryo bukomeye. Kuko Dawidi yari yarakuriye mu bintu by'imirwano no kurwana n'intare n'idubu, ibyo byamuhaye experience, agira inararibonye ikomeye, bituma atsinda umwanzi kandi afite kwizera gukomeye. Abwira rero Sawuli, aramubwira ati wikurwa umutima n'uriya Mufilisitiya, yewe n'ubundi isanzwe ndwana, nubwo mutabizi ariko ndarwana. Buriya abantu b'Imana baba barwana, bagira intambara barwana, izigaragara nizo nkeya, izo barwana zitagaragara nizo nyinshi, ariko intwari zo kwizera, abantu bakomeye mu kwizera, igishimishije barazitsinda. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Nabwo ati nsanzwe ndwana, y'intare zivumbutse mu ntama ndazifata nkazica, iyo havumbutse idubu nazo ndazica. Imana yabanye nanjye rero hagati y'Umufilisitiya utarakibwe, azabona nanjye kuri uriya Mufilisitiya. Aravuga ngo Imana yabanye nanjye hagati y'intare n'idubu, izabana nanjye hagati y'Umufilisitiya utarakibwe. Aragenda, Bibiliya itubwira ko yahise afata amabuye, aragenda ararwana. Icyo nshaka kuvuga ni iki? Goliyati yaraje nk'uko asanzwe amenyereye, ngo abona bahisemo agasore gato, aragasuzugura cyane. Ariko buri umuntu ufite kwizera ntibigombera ibiri afite, nta nubwo bigombera yenda imyaka amaze mu bintu byo kwizera, apfa kuba afite kwizera. Goliyati yabwiye Dawidi aravuga ngo mbese kunteranye icumu inkoni ukaba unteranye n'agacumu uragira ngo ndimbwa? Ese kunteye urabona jewe ndimbwa? Dawidi aramubwira ngo nkuteye mu izina ry'Uwiteka. Dawidi aravuga ngo wanteranye icumu n'agacumu, unterana n'amacumu, ariko jewe nguteye mu izina ry'Uwiteka Imana ya Isirayeli wasuzuguye. Yakoze iki? Yahise amutsinda. Reka turebe icyatumye amutsinda. Icyambere nuko yari afite kwizera gukomeye, ibyananiye abandi yarabishoboye. Abantu muri iki gihe turimo turarwana n'imbaraga zikomeye, turimo turarwana n'ibihe bikomeye, ariko ibi bihe ni ibihe bidusaba guhagarara twizeye Imana. Turimo turaca mu bihe bya COVID-19, turimo turaca mu bihe ubukungu bw'isi buhungabanye, ariko dukwiriye kubwira Goliyati uguhagaze imbere, umubwire ngo Imana ya Isirayeli izambashisha kugira ngo mutsinde. Rero intambwe zashoboje Dawidi kugira ngo atsinde Goliyati, ya mbere nuko yizeraga Imana. Icya kabiri nuko Goliyati yasuzuguye Imana ya Isirayeli. Dawidi yari afite intego y'uko Imana yubahwa. Abantu bafite kwizera gukomeye, intego zabo mu buzima bwabo nuko Imana yabo yubahwa. Icya gatatu, yari afite intego yo kubahisha Imana ku rwego rw'isi. Yaravuze ngo uyu munsi Uwiteka arakungabiza nkwice guca igihanga, kandi isi yose iramenya ko mu Isirayeli hari Imana. Yamukubise ibuye rero aramutsinda, Isirayeli ibona intsinzi, Abisirayeli bose bava mu myobo aho bari batangira guhimbaza Imana. Ndagira ngo rero nkubwire ngo nawe uhagarara urwane n'Umufilisitiya ukuri imbere, n'ikibazo cyose kikuri imbere ujye uhagarara urwane nacyo, kandi Imana yiteguye kugufasha. Ndagira ngo dusoze dusenga Imana. Muri iki gihe kwizera kwawe guhagaze, uri mu kihe cyiciro? Ese uri umwana mu kwizera? Haguruka uzamure kwizera kwawe, kandi intambwe zizana kwizera cyambere no kumva ijambo ry'Imana. Iyo usomye mu rwandiko Paulo yandikiye Abaroma,
yaravuze ngo kwizera kuzanwa no kumva 14 n'umurongo wa 17. Kwizera kuzanwa no kumva, kandi kumva kuzanwa n'ijambo rya Kristo. Iyo wumvise ijambo ry'Imana ugakunda ijambo ry'Imana ukarisoma, iri kuremamo kwizera. Ariko no gusenga Imana, no gusenga bishobora kukuzanamo kwizera. Ikindi, gukunda Yesu, kwigira kuri Yesu. Yesu umwanditsi w'Abaheburayo yaravuze ngo niwe dukwiriye gutumbira kugira ngo kwizera kwacu gukure. Imana iduhe umugisha. Nagira ngo musengere ibiri kuguca intege ubikubitishe kwizera, kandi Imana irashoboye. Dusenga Imana. Mana Data wa twese uri mu ijuru, turagushimira kuri Imana ifite ubushobozi n'ubutware bwose. Kandi turagushimira ko ijambo ritubwira ngo siko bizaba mu bagutegereza ntawe uzakorwa n'isoni. Uyu muntu ukwizeye musabiye izindi mbaraga. Uyu muntu ukiri umwana mu byo kwizera, ndamusengeye kugira ngo imbaraga zawe zimuzeho, nawe azamure kwizera, agere mu rwego rwo kuba umuntu ufite kwizera gukomeye. Kandi uko kwizera gukomeye niko kudushoboza gutsinda, kunesha Satani. Humugisha rero umuntu wese ikiciro cyose yaba arimo, imbaraga zawe zimuzeho, kandi ukomeze kumurinda no kumugirira neza. Byambaje mu izina rya Yesu. Amen.